Ni iki twakora uramutse warasenze ugasenga hamwe ntubone igisubizo ukagera aho wumva unaniwe? Ndakwinginze ntucike intege zo gusenga. Komeza usenge nubwo nta gisubizo urabona. Nuba ubona hari igihe usenga ukabura n'icyo ubwira Imana, noneho ukavuga uti se ndabwira Imana inkure muri iki kibazo, ndabwira Imana iki kibazo kinkuremo, ukabura icyo uvuga, noneho n'amagambo yagushiranye. Jya ku mavi ubundi urire pe, ureke umutima wawe ari uvuga. Hari igihe usenga ukabura noneho icyo uri bubwire Imana, kuko wasenze amagambo menshi, warasenze ubura muri make ikintu uri buvuga hasigaye. Icyo ukwiye gukora ni ukureka umutima wawe ukavuga, amarira akaba ariyo akuvugira. Ntabwo kuva mu masengesho ariwo muti w'igisubizo, ahubwo komeza usenge. Iyo usenze cyane niho intambara ikomeza ikaba nyinshi. Iyo ubaye nyinshi rero niho ducika intege. Reka gucika intege inshuti yanjye, komeza usenge. Niba wabuze n'amagambo yo kuvuga, ririra Imana, reka amarira yawe ariyo avuga. Reka kugahinda kaba ariko kakuvugira. Amarira, burya Imana ireba umutima, ntabwo ireba amagambo tuvuga. Ushobora gusenga umutima wawe wibereye ahandi, ariko iyo warize ugakonekita n'Imana bien, Imana iramanuka ikigaragaza. Reka gucika intege mu masengesho, ntacyo uzayiburana. Hari igihe dusenga ukabona ntusubijwe, niho ducika intege, tukicira izacu nzira, tukigira mu ba native doctor cyangwa mu baraguzi, tukajya kubaza ubuzima bwacu, kuki nkora simbone icyo nakoreye, kuki bizinesi yanjye itagenda. Ugasanga niho tugiye kwa basarongo, niho tugiye kwa bande nande. Oya, hariya ntabwo ariho Imana igushaka. Imana irashaka wowe ku mavi yawe. Hari igihe Imana itwihorera ngo ireba ukwihangana kwacu, ireba aho tuzageza mu gusenga. Muri bukatemonyaje nabahaye y'ukuntu Imana yankijije kanseri, ariko byamfashe igihe. Ntabwo nasenze rimwe ngo Imana inkize kanseri, byamfashe hafi umwaka n'igice nsengera gukira. Ngasenga, najya kubona n'umudokita akambwira ati kanseri yasaze, tugira twongere tukubage. Mu nzira ndimo ndataha ngatonganya Imana, ariko se Mana, buri gihe urambwira ngo nzagukiza. Iri jambo rimaze kuba umubirizi kuri jye. Iyi nzagukiza yawe imaze kurura kuri jye, ariko ntabwo nacitse intege zo gusenga. Niho nasenze, ahubwo nkorera Imana nk'umusazi. Niho nasenze nkabura icyo ndi bubwire Imana, nkavuga se Mana, nkubwire ngo unkize, urahita umbwira ngo nzagukiza, kandi iri jambo ntaryo nshaka kumva. Kuko iyo ukomeje kumva inkuru mbi ikurikira iyindi, bigeraho bikaba nk'umubirizi. Sinzi niba hari abantu bigeze banywa umubirizi, narawunyweye. Cyangwa hari uwundi igicumba, sinzi ikintu, umuti w'inkorora, sinzi uko bawita, murambabarira, ndawuzi ariko izina ubwo ryaciyeho nyine. Icyo nshatse kuvuga hano rero, reka gucika intege zo gusenga. Reka amarira yawe aba ariyo akuvugira. Senga, wongere usenge, nubwo nta jambo ufite ryo kuvuga. Nubwo usenga ukabona intambara zirimo ziraza nk'izasaze, nubwo usenga ukabona indwara irimo iriyongera nk'iyanjye uko yari imeze. Narasenze, ndongera ndasenga,
nta muntu nabwiye ibyo ndimo, bose barambonaga bakabona nabaye nk'umusazi. Ndimo ndasenga, nararaga no muri eglise ndimo ndasenga ntawe uzi icyo nsengera, mfite umwana w'uruhinja rwujuje umwaka, ntawe nigeze mbwira kuko ndimo ndasengera gukira kanseri. Ariko umunsi umwe nagiye kubona n'umuganga, mbona arasetse, noneho ndavuga nti aha habaye iki? Arambwira ati ngufitiye inkuru nziza n'inkuru mbi. Ntimbwira inkuru mbi first. Arambwira ati hari imiti uzafata ubuzima bwawe bwose, ati ariko rero nta kanseri ugifite. Haleluya! Ubu nta kanseri mfite. Yego hari imiti ngomba gufata ubuzima bwanjye bwose, imiti ngomba gufata, ntagomba gusiba n'umunsi n'umwe, ariko nta kanseri mfite. Ndashaka kubinginga nshuti zanjye, gusenga ni urufunguzo. Gusenga niho uruhuka, kuko uba utwaye imitwaro yawe yose kuri wa wundi ushoboye gukiza, kuri wa wundi ushobora gukingura imiryango ntihagire ukinga, kuri wa wundi ushobora kuguha akazi nubwo waba warakabuze cyangwa abandi bose barakabuze, kuri wa wundi uguha ide z'uko wakora bizinesi zawe, kuri wa wundi ushobora kuguha uko wagera mu bihugu ushaka kugeramo, simbizi. Iyo mvuga Imana mba numva birenze kurya ubuki. Sinzi niba hari ikintu kiryoha kurusha ubuki. Ubwo rero naho video yanjye igarukiye, ndabakunda abantu bakoze subscribe, namwe mukurikirana amavideo yanjye, n'ukuri ndabakunda ntimushobora kubyumva. Murabe igiciro cyinshi, simbizi. Imana ibampezagirire, Imana ibarinde muri iki gihe gikomeye. Mureke dushake Imana, mureke dukorere Imana, kuko nta kindi dukwiye gukora. Ubwo tuzasubira muri video itaha. Yari Christine Nyirahabimana. Bye for now.